Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kwa mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Njye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane kandi rigezweho, rihabwa umwana w'umukobwa ari ryo Ayra. Reka turebere hamwe inkomoko y'izina Ayra, bimwe mu byo bakunda ndetse n'ibyo banga, zimwe mu ntege nke zabo ndetse n'ingufu zabo. Nimucikwe ni mu kanya gato. Izina Ayra rifite inkomoko zitandukanye bitewe n'aho rikoreshwa. Mu rurimi rw'Iturukiya, Ayra bisobanura umucyo, urumuri ruturuka ku kwezi, rumwe ruba rukikije ukwezi nijoro. Ni nk'umucyo ugaragara nijoro iyo ukikije ukwezi. Naho mu rurimi rw'Igiheburayo, Ayra bisobanura igiti cyiza cyangwa umukobwa ufite ubwiza nk'igiti cyiza. Naho mu Cyongereza, Ayra bifatwa nk'izina risobanura umuntu w'umucyo n'ubwiza. Ubusobanuro bw'izina Ayra bisobanura ukomeye, umuntu ufite urumuri, ubwiza n'umutima utanga amahema n'umucyo mu bandi. Ni izina rifatwa nk'irigaragaza umucyo, ubwiza, ubutwari bwo guhumuriza abandi. Reka turebere hamwe noneho bimwe mu byo ba Ayra bakunda. Ayra akenshi bakunda ahantu hatuje, amahoro n'umutekano. Ayra bakunda ubucuti n'urukundo, bafite umutima woroshye. Ayra bakunda ibintu byiza n'ubwiza nka fashion, decor ndetse na art. Ayra bakunda gufasha no guhumuriza abandi, bakunda gukoresha ibitekerezo byabo neza. Reka turebere hamwe none ibyo Ayra banga. Ayra banga urusaku n'imvururu zidafite amahoro. Ayra banga abantu bababaza cyangwa bavuga nabi abandi. Ayra banga kubura amahoro cyangwa kutumva batekanye. Banga guteshwa agaciro cyangwa kutitabwaho. Ayra kandi banga ibikorwa bibi n'ubugiranabi. Bakanga uburiganya n'ububeshyi. Zimwe mu mbaraga zabo cyangwa bimwe mu bibaranga, Ayra bakunda kugira umutima mwiza kandi woroshye. Bagira ubwenge bwo kumva abandi. Bakunda ubuhanzi n'ubushishozi bwo guhanga udushya. Ayra kandi bakunze kurangwa no gutanga amahoro n'ituze aho bageze. Ayra nanone bakunda kwigaragaza nk'abantu biyubaha no kugira ararije. Zimwe mu ntege nke zabo, Ayra bashobora kubabara vuba cyane. Ayra kandi rimwe na rimwe bakunda kwibaza cyane, aribyo bita mu ndimi z'amahanga overthinking. Ayra nanone bakunda gushobora kwirinda cyane, bigatuma batavuga ibyo bumva. Ayra nanone bakunda kwishora mu bibazo by'abandi cyane. Bashobora gucika intege iyo batabonye urukundo cyangwa agaciro. Imwe mu myitwarire yabo, Ayra ni abantu batuje, bafite umutima mwiza, bakunda amahoro n'ubwumvikane. Ayra kandi bashobora kuba inshuti nziza cyane, bafite ubwiza bwo hanze n'imbere. Ayra bakeneye kwiga kwirinda gukomeretswa cyangwa n'ibintu bito. Mu buryo bwimbitse, Ayra ni izina ry'umuntu ufite urumuri, ufite umutima mwiza, ukunda amahoro n'ubwiza, ariko akeneye kwirinda kuba sensitive cyane no kwihangana mu bihe bikomeye. Izina Ayra naho rirangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, like, share. Wifuza kutwandikira cyangwa izina twagusobanurira, ukatwandikira muri comment. Twazahura mu kiganiro gitaha. Murakoze, nimugire ibihe byiza.